Muraho neza. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turagaruka ku bakobwa cyangwa se abagore bashobora kurwara kanseri y'inkondo y'umura kurusha abandi abo ari bo. Kanseri y'inkondo y'umura ntawe ihuriye n'ibibyimba byo mu mura. Izo ni indwara ebyiri zitandukanye. Kanseri y'inkondo y'umura ni indwara iterwa na virusi yitwa Human Papilloma Virus. Kanseri y'inkondo y'umura kandi ishobora gufata abagore n'abakobwa, ariko hari abagaragara nk'abafite ibyago byinshi kurusha abandi, aribo tugiye kugarukaho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, kugira ngo nawe udukurikirana wumve ko ntawe wagira inama yo kugira ibyo ahindura ngo atazarwara iyi kanseri y'inkondo y'umura. Iyi kanseri y'inkondo y'umura ishobora kuvurwa iyo imenyekanye hakiri kare, ariko akenshi mu ntangiriro ntikunda kugaragaza ibimenyetso. Ni nayo mpamvu kwisuzumisha buri gihe ari ingenzi cyane. Kurikirana kino kiganiro kugeza ugisoje, uraza gukuramo amakuru wari ukwiye kumenya kuko nubwo utayirwara ariko uri no kubyirura abana b'abakobwa cyangwa se no mu muryango wanyu barimo barabyiruka, utibagiwe n'abaturanyi ndetse n'inshuti. Wamenya uko uzajya ubitaho mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo batazarwara iyi kanseri y'inkondo y'umura. Aha ni kuri Tubiganireho TV, njye nitwa Miriam, mbahaye ikaze. Abagore n'abakobwa bashobora kwibasirwa n'indwara ya kanseri y'inkondo y'umura kurusha abandi, akenshi ni ababa bafite aho bahuriye n'ibi bintu bikurikira. Aba mbere ni abatangiye gukora imibonano mpuzabitsina bakiri bato, kuko byongera amahirwe yo kwandura Human Papilloma Virus. Iyi ni virusi igizwe n'amoko menshi cyane ya virusi arenga 100. Iyi virusi yibasira cyane imyanya ndangagitsina, ikaba ikwirakwira ahanini binyuze mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina idakingiye, harimo no gukorakoranaho kw'imyanya ndangagitsina n'uruhu ruyikikije. Ikibi cyayo ariko ni uko idakunda kugaragaza ibimenyetso. Aba kabiri bashobora kwibasirwa kurusha abandi no kurwara indwara ya kanseri y'inkondo y'umura ni abagore cyangwa abakobwa bafite ubudahangarwa bw'umubiri buri hasi cyane. Urugero ni nk'abanduye virusi y'agakoko gatera sida. Ushobora gusanga nk'umudamu yari muzima mbere, nyuma akaza kugira ikibazo akandura ubwandu bw'agakoko gatera sida, indwara zose zigahita ziza zikamuhuriranaho, ariho uzumva kenshi ngo babyise ibyuririzi, ariko ubudahangarwa bwiwe nuko buba bwagiye hasi. Hari n'ukuntu umwana w'umukobwa ushobora kuba usanga yaravukanye agakoko gatera sida akavanye ku babyeyi be, mu gukura kwe ugasanga ahungabanywa n'uko indwara nyinshi zimubaho uruhuri. Akenshi burya nubwo abafata imiti, ariko ubudahangarwa bwe buba buri hasi, ntabwo buba bumeze nk'ubw'abandi bakobwa b'abari babyirutse ari bazima. Naho aba gatatu bakunda kwibasirwa n'iyi kanseri y'inkondo y'umura kurusha abandi ni abakobwa cyangwa se abagore batakingiwe kanseri y'inkondo y'umura, cyane cyane abakobwa n'abagore bakiri bato. Ni byiza kwikingiza ku gihe kanseri y'inkondo y'umura ukurikije ingengabihe uba wahawe na muganga. Naho aba kane ni abagore cyangwa se abakobwa bakunda gukora imibonano mpuzabitsina badakoresheje agakingirizo. Ariko kandi nubwo nanone wakoresha agakingirizo, ntabwo kabarinda iyi virusi 100%, kuko twabonye ko imyanya ndangagitsina ku ruhande nk'uruhu rukikije igitsina rushobora gukorakoranaho n'urwa mugenzi wawe, maze iyi virusi ukaba wayandura. Ariko nibura nubwo bitakurinda 100% kwandura iyi virusi, ariko bipfa kugabanyaho bukeya ibyago byo kuyandura. Ni ukuvuga ngo iyo ukoze imibonano mpuzabitsina ukoresheje agakingirizo, ntabwo uba wirinze gutera inda gusa cyangwa se guterwa inda itateganyijwe, ahubwo agakingirizo ni double protection, kubera ko gashobora kukurinda iyo nda itateganyijwe, ariko mutaka kakurinda n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, harimo n'iyi virusi ya Human Papilloma Virus itera kanseri y'inkondo y'umura. Aba gatanu bakunda kwibasirwa no kurwara iyi kanseri y'inkondo y'umura ni abakobwa ndetse n'abagore bafite abafatanyabikorwa benshi mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Ubwo ni ukuvuga umukobwa cyangwa se umugore ushobora guhura n'abagabo batandukanye mu buzima bwe bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Uwo ni umukandida cyane wo kwandura iyi kanseri y'inkondo y'umura kurusha umukobwa cyangwa se umugore ushobora kuba afite umuparteneri umwe
bakorana iki gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Naho aba gatandatu bakunze kwibasirwa n'iyi ndwara ya kanseri y'inkondo y'umura kurusha abandi ni abakobwa ndetse n'abagore banywa itabi. Itabi ni ribi cyane kuko rikunda kugabanya ubudahangarwa bw'umubiri, ugasanga indwara itakagufashe iragufashe kuko umubiri wamaze gucika intege. Ubusanzwe mu myanya ndangagitsina y'umugore cyangwa umukobwa haba harimo udukoko dusanzwe dushinzwe kurinda indwara. Mu biganiro byagiye bitambuka twabonye ko ubusanzwe mu myanya ndangagitsina y'abakobwa ndetse n'abagore haba harimo udukoko tubamo dusanzwe tuzima tudatera indwara, ahubwo dushinzwe kurinda indwara. Iyo umubiri rero uhuye n'ubudahangarwa bukeya nko kuri abo bantu bakunda kunywa itabi, iyo ngiyo iba ari fagiteri favoriza yo kugira ngo umuntu ahite ahinduka umukandida w'uko ya virusi yari isanzwe imwibereyemo ituje ihita yidekansha, umuntu agahita arwara kanseri y'inkondo y'umura. Aba karindwi bashobora kwibasirwa no kurwara kanseri y'inkondo y'umura kurusha abandi ni abakobwa ndetse n'abagore batipimisha kenshi kanseri y'inkondo y'umura. Iyo umukobwa cyangwa se umugore atipimisha kenshi kanseri y'inkondo y'umura, bituma impinduka z'utunyangingo zitamenyekana hakiri kare ngo ugaragajwe ko yanduye afashwe ku gihe. Ni byiza rero gufata igihe runaka ukiha ingengabihe yawe maze ukajya wipimisha iyi kanseri y'inkondo y'umura, kubera ko mu bihe tugezemo virusi nyinshi cyangwa se udukoko twinshi dutera indwara twagiye twimultipuriya. Kwipimisha kenshi si byo bikurinda kurwara kanseri y'inkondo y'umura, ahubwo kwipimisha kenshi iyi kanseri y'inkondo y'umura bituma mu gihe cyose habayeho impinduka idasanzwe imenyekana hakiri kare, kuko iyi kanseri y'inkondo y'umura iravurwa igakira iyo imenyekanye hakiri kare, niko twabibonye na mbere. Ubwo rero amahirwe menshi yo kuba utayirwara ni uko mu gihe cyose uri muzima uzajya wipimisha kenshi, maze hagira ikivumburwa kidasanzwe ugahita witabwaho n'abaganga hakiri kare, maze ugasubirana ubuzima buzima. Naho aba 8 bashobora kuba abakandida bo kurwara iyi kanseri y'inkondo y'umura kurusha abandi ni abagore babyaye inshuro nyinshi. Gusa ntibivuze ko buri mugore wese wabyaye inshuro nyinshi aba agomba kurwara iyi kanseri y'inkondo y'umura, ariko bisobanurwa gutya: guhinduka kenshi kw'inkondo y'umura bituma inkondo yaguka kandi igahinduka, maze virusi itera kanseri y'inkondo y'umura igatangira kuhororokera. Ibyo bikaba byatuma urwara kanseri y'inkondo y'umura. Ikindi, kubyara kenshi bishobora gutera utubyimba duto ku nkondo y'umura, maze bigafasha impinduka ziganisha kuri kanseri y'inkondo y'umura. Ariko kandi iyi si yo mpamvu nyamukuru yo kurwara iyi kanseri y'inkondo y'umura, ariko ni fagiteri favoriza. Ahubwo impamvu nyamukuru ni ukuba hari aho wahuriye na ya virusi twabonye yitwa human papilloma virus, ikakugeramo iciye mu mibonano mpuzabitsina. Icyo twagarukaho ni uko abakobwa bakiri bato bagomba kwikingiza kanseri y'inkondo y'umura, kuko iyo wakingiwe bigabanya ibyago byo kurwara iyi kanseri y'inkondo y'umura. Abamaze gukura nabo hamwe n'abagore baba bagomba kwipimisha kenshi iyi kanseri y'inkondo y'umura uko muganga bigena, kuko ikibazo cyaboneka cyahita kivurwa vuba. Ikindi kandi, abagore n'abakobwa baba bagomba kumenya impinduka z'umubiri wabo, kuko aribwo umenya uko ibimenyetso byihinduranya ku mubiri wawe, bityo bigatuma iyo habonetse ikimenyetso utari usanzwe wibonaho ubimenyesha muganga kare, maze ugafashwa ku gihe. Ntugomba kandi kwibagirwa gusangira ubumenyi n'abandi, kuko ni ingenzi cyane. Sangira aya makuru n'inshuti zawe ndetse n'umuryango, kuko ubumenyi bwo kwirinda no gukurikirana ubuzima bw'inkondo y'umura burinda ubuzima bw'umubiri wose kandi ku gihe. Kuko niba urugingo rumwe rurwaye, ingingo zindi nazo zimera nk'aho zirwaye, ugasanga umuntu yanegekaye akamera nk'urwaye hose kandi ari urugingo rumwe rwafashwe. Kwikingiza, kwipimisha no kumenya ibimenyetso byihinduranya by'umubiri wawe ni intambwe z'ingenzi zo kurinda no kwita ku buzima bwawe n'ubw'uwawe utarwaye, ntunarwaze iyi kanseri y'inkondo y'umura. Nta mishinga mu bishirira rero, ntabwo washinyiriza kandi uri gushira. Icy'ingenzi ni ukwikurikirana ku gihe kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza bwo mbarutso y'iterambere ry'umuryango wawe. Ndagushimiye. Mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.